dore bahanga dore umuti muze mbarangira umuti bagore bagabo bakobwa turatangira wategudo kora bireduka non fure duka birareduka ariko bikora akazi cyane. Mwaramutse bimeze bute? Nizere ko mumeze neza. Karibu cyane kuri Risi France Lifestyle wahageze. Uyu munsi ndakwakiriye ugeze hano uri bwa mbere uri mushyashya, karibu mu muryango. Umuntu hano wese arisanga uri mushyashya kandi utarakanda subscribe kandaho kugira ngo uzajye ucikanwa usubscribing kugira ngo uzajye ucikanwa n'ibiganiro ngiye kuzajya nkomeza kubagezaho by'ubwenge by'ubuzima busanzwe muri rusange. Uyu munsi tugiye kuganira ku kintu cy'ingenzi cyane, ikintu abantu bagakwiye kujya bakora mu buzima cyangwa se muri rusange. Aka kantu rwose bita gombo nimba abantu bayizi, abantu benshi ari batayizi. Nko mu Rwanda ntago dukunze irahaba ariko ntago abantu benshi bayizi cyane. Rero ngiye mfite stock, ni mugenda utumvisha video ngo irangize uracikanwa kabisa. Icara utera gatebe ubundi uze wumve ibyiza byo gukoresha gombo, cyane cyane wewe umugore rwose ntugenda utumvishije. Aka kantu tugiye kureba aka kantu rwose kibita gombo ni iki? Gombo ni regime nk'ibindi cyangwa se ni imboga nk'izindi imboga ziribwa, imboga zifite intungamubiri ku mubiri cyane. Ushobora kwikoresha uyiteka nk'imboga zisanzwe mu masosi n'ibiki, cyangwa se ukanayikoresha uyinywa nabyo birashoboka cyane. Gombo ni navuga ni ntuza ni regime cyangwa se ni imboga zera cyane muri Afrika, mu bihugu byinshi byo muri Afrika. Sinibaza niba mu Rwanda bayahinga, ariko mu bindi bihugu byinshi byo muri Afrika barazihinga, zirahaboneka cyane. Mu bihugu byinshi byo muri Afrika niho zihingwa cyane. Gombo ifite akamaro cyane kenshi cyane ku mubiri w'umuntu. Gombo ni nziza cyane. Gombo yifitemo nutrition cyangwa se ayifitemo intungamubiri, amavitamine afasha cyane mu mubiri. Akamaro ka gombo rero ku buzima, abantu bafite ikibazo cya hypertension, abantu bafite ikibazo cya hypertension, gombo mwajya muyinywa mu mazi. Ni ingenzi cyane kuko igabanya umuvuduko w'amaraso, ko ifitemo intungamubiri nyinshi cyane. Ikindi cya kabiri, gombo ifasha ku bantu barwaye diabete. Nimba urwaye diabete wajya ugonsoma gombo cyangwa se unywa amazi ya gombo, ikagufasha kugira ngo bya bipimo by'isukari ufite ukunda kugira biragabanuka ku buryo wageraho nta handi, bikagera naho utazongera gukenera gukomeza kwipima cyangwa se ya miti wafataga ukanayihagarika. Gombo ni nziza cyane ku bantu barwaye diabete, mwajya muyinywa muyigwa rwose biziza cyane. Ndi gombo ifasha cyane digestion, abagiye umuntu arya ibintu ugasanga bimuguye nabi, ni nziza kunywa gombo, bifasha gukora digestion neza. Ikindi ifasha no koza amara yo mu nda, nimba abantu bafite ikibazo cy'amara, bagira ibibazo by'amara cyangwa se barwara amara, kunywa gombo ni nziza cyane, bituma nayo isukura amara agakora neza. Ikindi kintu gombo nayo ikora cyane ku bagore batwite, gombo yifitemo intungamubiri cyane nka acide folique, ifitemo zinc, ifitemo vitamine A, B na C. Ifasha cyane ku bagore batwite cyane nk'abantu bigize guto cyangwa arigiye umuntu natwite bagutegeka gufata acide folique. Ni nziza cyane, ifasha muri croissance cyangwa se mu mikurire y'umwana mu nda. Ni nziza cyane, abagore benshi batwite murabizi ko iyo umuntu atwite afata acide folique. Ni ibintu bibaho cyane, mpamvu gombo utwite ni byiza cyane. Ikindi kandi kunywa gombo nk'abantu wenda kubyara cyangwa umuntu ushaka kubyara vuba cyane, wanywa gombo nabyo birafasha cyane kugira ngo ubyare vuba kandi neza. Ni byiza cyane, byagufasha. Akandi kamaro ka gombo, ikintu ifasha mu mubiri, nk'abantu tuvuge nk'urugero, abantu babyuka bananiwe, abantu bafite fatigue nyinshi cyangwa se abantu bafite umunaniro mwinshi cyane, bahora bananiwe, babuze imbaraga, batafite imbaraga muri bo, kunywa gombo ni byiza cyane. Bituma ifasha ku magufwa, bigatuma umuntu agira imbaraga, ukirwana akanyamuneza, imbaraga ku munsi. Birinda umunaniro, bikurinda kugira umunaniro mwinshi, bigatuma ugira imbaraga, ukirwana imbaraga nyinshi. Gombo ni byiza cyane.
byiza cyane gukoresha gombo ku musatsi, nabyo ni byiza cyane kuko intungamubiri ifitemo bituma umusatsi nawe ukomera udacicagurika kubera intungamubiri ifitemo. Kunywa gombo ni byiza cyane. Indi gombo nayo ni nziza cyane ku bagabo, ntago gombo yagenewe abagore gusa, gombo nayo ni nziza ku bagabo kuko yifitemo magnesium, avuga ngo imyunyungugu, magnesium na zinc. Izo bameze ko izo ntungamubiri ari nziza cyane. Iyo myunyungugu ni nziza cyane ku myororokere y'abagabo, nabyo ni nziza cyane kuko kunywa gombo ku bagabo namwe bakwiye kujya muyinywa, ntago ari gombo, ntago ari y'abagore gusa. Nawe kunywa gombo birakureba kuko yifitemo intungamubiri cyane zituma mu gihe imyororokere y'umugabo nabyo zakunganira imyororokere y'umubiri wawe. Ni byiza gukonsoma cyangwa se kunywa gombo ku bagabo, nabyo ni byiza rero. Kandi tugende ku bagore rero, gombo ifite akamaro kenshi cyane ku mubiri w'umugore byihariye cyane. Ikintu cya mbere ku mubiri w'umugore, umuntu ufite regre ziri durure cyangwa se regre zikurya cyane, kunywa gombo byakabaye inshuti yawe, bizagufasha kugukiza ubu buribwe ukunze kugira mu gihe cya regre. Cyangwa se nimba n'abantu bakunze kugira ovulation, mu gihe cya ovulation bakagira regre ziri durure, gombo zifitemo amavitamine, zifitemo intungamubiri nyinshi, izagufasha kurinda gukomeza kuribwa mu gihe uri muri ovulation. Ikindi gombo igufasha abantu bakunze kugira utuda tubyimbye. Hari igihe nk'abagore hari igihe kugira utuda tubyimbye, hari umuntu aba yabyimbye, si uko umuntu aba yatumbye, ariko bigufasha kudegonfra cyangwa se gutumburuka kw'inda ku bantu baba bafite inda zimeze nkaho zibyimbye, nubwo umuntu ataba yatumbye, ariko bizagufasha cyane gutumburuka kuko gombo ifite ubushobozi bwo kuza kugufasha kunetwaya cyangwa se gusukura amanteste n'imiyoboro yo mu nda aho ibiryo binyura, bizagufasha no kudigera neza. Gombo ifasha no kudigera neza, bizatuma kugutumba umuntu agiye bafite akada bitewe n'amagazi umuntu afite mu nda bizagenda bishira. Gombo irafasha cyane mu kuyinywa, bizagenda bishira abantu bakunze kugira utuntu tw'ududatumye cyane. Ikindi gombo ikunze gufasha cyane ni ukunuza ku bantu bakunze kubyibuha cyane cyangwa se abantu bashaka gutakaza ibiro. Abantu bataka gutakaza ibiro, kunywa gombo mu gitondo ukibyuka ni ingenzi cyane. Ugomba kujya uyinywa ukibyuka, nta kindi kintu urashyira mu kanwa, ni ngombwa cyane kuyinywa, bizagufasha mu gutakaza ibiro, bizagufasha bitewe n'intungamubiri ifitemo, bizagufasha mu gutakaza ibiro. Kunywa gombo ni ingenzi cyane mu gitondo. Akandi kamaro ko kunywa gombo ku mugore, gombo ni nziza cyane, nayo izakurinda kugira infection vaginale. Kugira infection vaginale ntago ari byiza rwose, murabizi ukuntu bijenana cyane ku bagore. Kunywa gombo inshuro nyinshi bishoboka bizagufasha kwirinda kugira infection ziri vaginale. Niba hari abantu atarebye video y'uburyo umuntu ashaka kwirinda kugira infection ziri vaginale, wajya kureba video nakoze bisobanuraho uburyo bwinshi bushobora gutera kugira infection vaginale. Ariko kunywa gombo nabyo bizagufasha kwirinda kugira infection ziri vaginale kuko gombo iraza ikanetwa cyangwa se igasukura mu mubiri hose, igufasha kwirinda infection ziri vaginale. Ikindi kintu gombo ikora cyane ku bagore, abagore bakunze kugira ububobere bucyo cyangwa se babandi twita bamukagatari cyangwa se abantu batagira ububobere mu gitsina, gombo izagufasha kuza kuregulariza cyangwa se kubalansinga zino pH pH umuntu aba afite mu gitsina. Hari abantu bagira ikibazo cyo kumagara mu gitsina mu gihe cy'imihango, bakababara cyangwa se hari n'abakomereka cyangwa se hagasharira cyangwa se hakokera. Urumva ko abantu nimba ufite ikibazo cyo kugira kumagara mu gitsina cya mu gihe cy'imibonano cyangwa se kuba mu kagatari cyangwa se kambivuge gutyo, kugira kumagara mu gitsina cyangwa se kutagira ububobere mu gitsina, gombo izaza igufasha cyane mu kugira amazi mu gitsina. Bizagufasha cyane rwose kugira ububobere mu gitsina kuko akamaro ka gombo iraza ikanetwaya mu mubiri hose. Nimba uzi ko ufite ikibazo cyo kumagara mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina cyangwa se nta bubobere ufite mu gitsina, kunywa gombo byakakubereye inshuti. Wagakwiye kujya uhorana agacupa karimo gombo, amazi ya gombo, cyangwa se ukajya unywa amazi ya gombo inshuro nyinshi zishoboka kuko gombo ifitemo intungamubiri nyinshi zizaza kugufasha mu mubiri wawe kugira ngo pH cyangwa se no misemburo idufasha mu mubiri yongere gukora neza. Kunywa gombo ni ingenzi cyane ku bagore, kunywa gombo ni ingenzi cyane no ku bagabo. Buri wese yakwiye kuyinywa, ariko n'abana bashobora no kuyinywa
kuyinywa birashoboka kuko yifitemo ama zinc, yifitemo imyunyu ngugu, n'abana bashobora kuyinywa n'abagabo bashobora kuyinywa, ariko cyane cyane byihariye ku bagore ifite akamaro cyane kenshi ku mubiri w'umugore. Niyo mpamvu nimba uzi ko ufite amazi makeya cyangwa se wumagara, ufite nta bobere ufite, kunywa gombo wagakwiye kujya ubikora inshuro nyinshi. Bizagufasha pe, bizagufasha cyane, bizagufasha mu gihe cy'imibonano. Ntabwo uzongera kugira ububabare cyangwa se kumagara mu gihe cy'imibonano. Birumvikana ku bantu babyemereye gukora imibonano mpuzabitsina. Niyo mpamvu kunywa gombo ku mugore wagakwiye kubishyira imbere cyane, wagakwiye kujya ubikora inshuro nyinshi. Wajya kunywa amazi ya gombo, ni byiza cyane kuyanywa mu gitondo. Amazi ya gombo kuyanywa nibyo byiza kugira ngo kuyiteka intungamubiri ziba zirimo ziba zapfuye kubera ubushyuhe n'ibyo byose, ariko kuyinywa mu mazi ibiryo mbisi ukeka tugashyira mu mazi ni byiza cyane. Ejo nzabakorera video mbereka uburyo ushobora gutegura gombo ugashyira mu mazi. Nzabakora aka video gato rwose ntatinze kugira ngo murebe uburyo bayiteguramo, bizajye bibafasha mu gihe mugiye kwitegura muyinywe neza harimo n'isuku cyane. Ubwo rero ndagira inama abagore muri kuzubaka ingo, abakobwa muri kubaka ingo, kunywa gombo ni ingenzi cyane. Bakwiye kujya uyinywa mu gitondo kibyuka rwose, cyangwa se no ku manywa ushobora gukomeza kuyinywa inshuro nyinshi. Bizagufasha kugira ububobere mu gitsina, bizatuma utazongera no gukora imibonano mpuzabitsina, bitazongera kujya bikubabaza ukagira ububobere mu gitsina cyane. Niyo mpamvu babwira ati kunywa gombo, kujya munywa gombo inshuro nyinshi zishoboka. Kugura gombo rwose nta nubwo zihenze, niyo mpamvu mwakwiye kujya muyinywa. Ngewe aho kugira ngo nyiteke nahitamo kuyinywa kuko nibyo byiza cyane. Intungamubiri ziba zikirimo, ziba zitarapfa. No kuyinywa kurya mu isosi ntacyo bitwaye, ariko kuyinywa nibyo byiza. Kuyishyira mu mazi nabyo byiza, nabyo byihuse, nabyo byoroshye. Kuyishyira mu mazi ukaza kugira ukayinywa nibyo byiza cyane. Ejo nzabakorera video mbereka uburyo ushobora gutegura gombo mu buryo bufitemo isuku bwiza cyane. Ntimuzacikanwe rero. Nimba utarakanda subscribe kandaho kugira ngo utazacikanwa. Umuntu wese ukomeza gushyigikira iyi channel ya France Lifestyle, ntiwibagirwe rwose gukanda subscribe kugira ngo ujye ukomeza nkurikirane. Mwakoze gukomeza gukurikirana channel ya France Lifestyle, ibiganiro byinshi ndibagezeho. Wowe nkurikirane, like, comment ntizibure rwose. Mukomeze nkurikirane kugira ngo ibiganiro byinshi by'ubwenge bikomeze bibagereho. Twiteho rwose, twiteho ku mubiri wacu, twiteho mu ngo zacu, twiteho mwimbere mu mubiri, hanze mu mubiri hose tugomba kwitaho kuko ni ibintu biri ngombwa cyane. Aho rero abantu bafite ibibazo by'ubuzima mwimbere, abantu mutari mufite ubwo bobere rwose, akagomba wajya ukanywa buri gihe inshuro nyinshi. Bizagufasha cyane kugira ngo birinde ubuzima bwawe. Ikindi bizagufasha cyane mu rugo rwawe, bizagufasha cyane kugira ngo gahunda zijye zigenda neza rwose, zicemo neza ku bantu babyemereye kubikora. Imana ikomeze ibarinde kandi ibaha amahoro aho muherereye hose. Ciao. Kanange nkomeze mwe kagomba kanjye mu mahoro y'Imana.